twongeye gushimira Imana data wa twese umuremyi w'ijuru n'isi. Turashimira na Yesu Kristo umucunguzi wacu wari warapfuye none akaba ari muzima, ari nawe dukesha kumenya Imana data kuko ari we wayiduhishuriye, amaze kutubonera gucungurwa kw'iteka kubw'urupfu rwe rwo ku musaraba. Turi kwiga amategeko 10 y'Imana tugira ngo turebe ibyitonderwa bituma dutandukanwa n'abandi baturage b'isi, kuko hari ibindi byinshi tuba duhuriyeho nabo mu ruhande rw'umubiri. Ariko noneho iyo tugeze rero mu buzima bw'umwuka, ubuzima bwa roho, dutandukanwa cyane n'iby'Imana yategetse tugomba kwitwararika, tukavuga ngo ibi ngibi ntibireba umuntu wamaze kwinjira muri ubu bwami bw'Imana data wa twese. Ibyo rero twabibayemo, tubirimo. Abatubanjirije mu iyi nzira mu binyejana byose byatambutse kuva Yesu amaze gucungura abantu mu kinyejana cya mbere, babibayemo kandi bagize ubutwari bwo kubisoza neza, kabone n'abagiye bemera kumena amaraso yabo babibahora mu bihe by'akarengane kagiye kabaho ku kurenganya itorero ry'Imana. Abami b'abapagani bo ku isi hari igihe Satani yagiye abakoresha bemera kuba imbata ze, maze bakarenganya itorero ry'Imana. Ariko ku cyo bari barabwiwe n'Imana no kubw'ubwami bw'Imana bari barabutswe kubera guhumurwa amaso y'umutima n'umwuka wera, bakabona ko hirya y'ubu buzima bwa none hari ikindi gihugu. Ibyo byabateye kwemera guhara amagara yabo, bagenda gitwari kandi baruhukiye mu mahoro mu bwami bw'Imana muri paradizo, aho bategereje ibirori byateguwe uhereye ku kuremwa kw'isi bizakorerwa abantu bose bizeye Imana, barenganwa cyangwa batarenganwa, ariko bagakora ibyananiye abandi baturage b'isi. Niyo mpamvu rero nashimye ko twakwiga amategeko y'Imana kugira ngo abantu badakomeza kugendera mu kigare no kwihisha mu gihe cy'ubuntu, cyane cyane ndavuga twebwe ab'isezerano rishya, maze bigatuma badatekereza yuko hari umunzani Imana yaduhaye isuzumira habayo n'abatarabayo. Nicyo gituma uzasanga kenshi muri Bibiliya bagira bati abana b'Imana abari bo ndetse n'abana ba Satani. Mu yindi mvugo, isi rero ikaba irimo abo bantu babiri, abatari Imana n'aba Satani, kuko ntushobora kubaho udafite ubwami na bumwe urimo, ndavuga mu buryo bw'umwuka, muri ibyo bihande byombi utari mu Mana. Nubwo waba uri imico myiza, nubwo waba ukora ibintu bigaragara rwose yuko binezeza abantu, ariko utari mu Mana ngo winjire mu bwami bwayo, uba uri kwa Satani. Kuko ku iherezo y'uru rugendo turushoje tuvuye muri uyu mubiri, uzagira aho werekera byanze bikunze, kubera yuko umuntu adapfa buheriheri. Nk'uko nagiye nkunda kubibabwira, umuntu ni umuntu nyine, ni ikiremwa kitagenda buheriheri ngo kirangireho. Uyu mubiri iyo upfuye, ubuzima bw'umuntu burakomeza bukomereje mu cyo twita umwuka cyangwa roho y'umuntu. Niyo mpamvu rero bene data bakundwa, muba muteze amatwi mwumva ijambo ry'Imana, waba warizeye Yesu cyangwa utari wakamwizera, ijambo ry'Imana ribereyeho kugira ngo ridufashe kumenya no gusobanukirwa neza icyo umwuka abwira amatorero, kugira ngo tuzakize ubugingo bwacu ubwo Yesu Kristo azahishurwa cyangwa ubwo urupfu ruzaba rudutunguye. Nkaba rero ngira ngo twite kuri izi nyigisho zidusobanurira amategeko y'Imana, itegeko kurindi, kugira ngo turebe icyo isezerano rya kera ryagiye ririvugaho, ariko tunarebe isezerano rishya, kugira ngo abayoboke ba Kristo, abayoboke b'Imana mu isezerano rishya batirara, bakagira ngo ubwo turirimba ko Yesu yarangirije byose ku musaraba, yaba yarabahaye n'uburenganzira bwo gukora iby'Imana yategetse abantu bayo bagomba kwitondera no kutabikora. Bityo rero tugeze mu mwanya wo kugira ngo twige itegeko rya 4 rivuga ngo wibuke kwezi munsi w'isabato. Tubanze dusenga Imana, ubundi dukomeze no kuganira, kandi tuganire nyine tubohotse. N'abazagira ikibazo muzajya mukora comment cyangwa komanteri, muzajya mushobora no kuduhamagara ku nomero yacu twabahaye, muzajya mugenda mubona kuri ekara za telefoni zanyu, kugira ngo
mushobore gusobanuza ibyo mudasobanukiwe, twige nyine nk'abantu bashaka kuzabona ubugingo, nk'uko umunyeshuri yiga ashimikiye kubona amanota kugira ngo ave mu mwaka ajye mu wundi. Natwe abakristo dukwiye kwiga amagambo y'Imana atari ugupfa kubinyuramo gusa, tukamenya ikiri ijambo runaka twize ridusigiye, kuko bizadufasha gukira akaga karaha imbere k'ibyago by'imperuka. Dusenge. Uwiteka Mana yacu, Imana yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko, ukaba uri Imana idukunda, turagushimira iki gitondo cyangwa se uyu mugoroba kuri bamwe, turagushimira aya masaha tugezemo yo gukomeza kuganira ijambo ryawe. Riha umugisha. Ngewe urivuga ndi umuntu nk'abandi, ariko ntandukanijwe n'abandi baturage b'isi nuko nejejwe n'amaraso ya Kristo, nkaba narabonye izina mu gitabo cy'abaturage b'ijuru, aricyo gitabo cy'ubugingo. Ndabigushimira iyo mbikubise hagatima numva bimpimbaye, singira ubwoba bw'ibizaba, singira ubwoba bwo gupfa, ahubwo ubwoba twari dufite bukomeye nubwo kuzajya igihe no mu nyuma y'ubu buzima bwa none, aho twari kuzababarizwa iteka ryose. Ndagushimira ko waduhaye amategeko nk'indorerwamo twireberamo, kugira ngo tumenye neza dusobanukirwe ibyo dukwiye gukorera Imana yacu kugira ngo tukunezeze. Humugisha bene data biteguye gukomeza kumva izi nyigisho, zibagirira umumaro, zibagwe neza, zibahindure kuba inshuti zawe kurushaho, zibahindure gukomeza kuba abana b'Imana batajarajara, Mwami, batirwaje igihe cy'ubuntu ngo bitume bakora ibyo bishakiye, ejo batazarimbuka kandi barabaga mu nzu y'Imana. Turasabira n'abatarakizwa nabo ubararike binjire muri iri shyanga ryera, kugira ngo tuzaraganwe ubugingo buhoraho. Humugisha ijambo ryawe, umpere umugisha Mwami, ururimi rwanjye n'ubwenge bwanjye n'ubushobozi bwose wandemanye, kugira ngo bigire icyo bimara ku bwa bene data n'abashiki bacu biteguye kwakira ijambo ry'Imana. Kandi abumva nabo ubaha umugisha, barinde kurambirwa n'ibyo bumva ngo bibarambire, ahubwo bakomeze kugira inzara n'inyota bahawe n'umwuka wera, mu ntego yo kugira ngo ubashe kurokora ubugingo bwabo. Mbyambaje mu izina ryiza rya Yesu Kristo waducunguje umusaraba. Amen. Ijambo ry'Imana rero, nk'uko twasomye amategeko yose uko ari 10 mu gitabo cyo kuva igice cya 20 uhera ku murongo wa mbere, aho Imana yahaye Mose amategeko 10, twamaze kwiga itegeko rya mbere, ndi Uwiteka Imana yawe, ntukagira izindi mana mu maso yanjye. Twarebye iby'abantu bashobora guhindura Imana mu buzima bwabo. Itegeko rya kabiri, ntukiremere igishushanyo kibajwe ngo ukikubite imbere, kabone nubwo cyasa n'ishusho y'ibyibera mu ijuru, ntukakikubite imbere wirwaje yuko biba mu ijuru. Ibyo nabyo twarabyize mu buryo burambuye. Twize kandi itegeko rya gatatu rivuga ngo ntukavugire ubusa izina ry'Uwiteka Imana yawe. Twaryizemo ibintu bikomeye ryo kudapfa kugendana izina ry'Uwiteka mu busabusa, mu masoko, mu kazi, mu mabiro, ahandi, izina ry'Imana rihinduke nk'urwenya mu bantu, usange bagenda barivuga uko biboneye. Imana ni inyacyubahiro. Nabahaye ingero zikomeye kuri iryo tegeko, uburyo n'abantu twubashye hano mu mubiri baremwe nkatwe, twanavukanye twonse ibere rimwe cyangwa se twabyirukiye ahantu hamwe, babirabura nkatwe, b'abazungu nk'abandi, uburyo nabo tububaha mu rwego rwo kubaha agaciro, ntidupfe kubavugavuga uko twiboneye mu mazina yabo, tukagira ukundi kuntu tubaho utundi tuzina dutuma duhura nabo. Imana rero ni inyacyubahiro, ntabwo ariyo yo kuvugwavugwa uko abantu biboneye. Hakwiriye imbaraga z'Imana zidushoboza gukora iby'Imana nyine ishaka, kandi tukayubahisha imirimo y'intoke zacu. Imana rero idufashe gusobanukirwa neza iby'ayo mategeko. None Imana iti, wibuke kweza umunsi w'isabato, mu minsi 6 ujye ukora, ku wa 7 uruhuke. Mu matorero menshi rero ya gikristo muri iki gihe cyacu cy'isezerano rishya, usanga abantu benshi bari mu rungabangabo ku byerekeranye n'iri jambo sabato. Akaba ariyo mpamvu yanteye gutegura izi nyigisho ku mategeko 10 y'Imana, ngashyiramo n'iri tegeko nyine naryo kuko riza ari irya kane muri ari ya mategeko 10, kugira ngo dufashe abizera umwami Yesu Kristo kuva mu rujijo, kuva mu gihirahiro rwo gutekereza ko ubwo bataruhuka isabato y'umubiri baba bari mu buyobe, cyane ko
banahagarikwa imitima n'inyigisho za bamwe mu bigisha bababwira ko nta bugingo bafite, nta juru bazajyamo, ntibazabona Imana, ntibazabona umwami Yesu, ngo kuko baziruye amategeko y'Imana ku bw'isabato. Yewe ndetse abo bigisha abantu gutyo baranakabya bakavuga bati niba warisha isabato n'andi yose 9 asigaye ushatse nayo wasiribanga, wakora ibyo wishakiye, wabeshya, wakwiba, wakwica, wasambana, ngo kuko iyo ukuyemo na rimwe yose ubu yamazeho. Ugasanga rero mu by'ukuri hari abantu baheze mu rungabangabo, bakaba n'abakunzi b'Imana, bakunda Imana, bakunda itorero ryabo, bakurikije idini barimo, kuko itorero ribarizwa mu madini agiye atandukanye. Muri ayo madini niho haboneka icyo twita itorero rya Yesu Kirisitu, ribarizwa muri ayo madini. Noneho rero ugasanga umuntu kubera ishyaka ry'amadini akunda kugira, buri dini rirakurura ryishyira rigira riti nitwe beza, cyane cyane ko ari twebwe twubahiriza amategeko ya sabato, nitwe beza cyane cyane ko ari twebwe tubigenza gutya na gutya. Ugasanga ibyo bita disipline y'idini ryabo baragira ngo abantu bose abariyo bakurikiza. Ugasanga rero mu by'ukuri ibyo bintu byose ni ibintu bitoroshye, ariko dukwiriye kubera amaso kugira ngo tuzashobore gukiza ubugingo bwacu kandi dukorera Imana turi hareze dutuje rwose. Nkaba rero nizera yuko dushobora kubona ibyiringiro byo kuzabona uko dusobanurirwa neza aya mategeko n'izi nyigisho. Kandi muri izi nyigisho turanareba ikisezerano rishya ry'umwami wacu Yesu Kristo ari we mucunguzi wacu wadukirishije umusaraba, ridusobanurira neza umwifato w'abamwizera ku byerekeye amategeko, cyane cyane iri tegeko rya sabato. Ntabwo twahirahira kuva kuri iri tegeko tutinjiye neza mu isezerano rishya ngo turebe ese koko isezerano rishya ryo ribivugaho iki. Imana rero idufashe gusobanukirwa neza icyo umwuka ashaka kutubwira muri iri jambo. Ubundi isabato niki? Isabato niki? Iryo jambo sabato ni jambo riboneka inshuro zirenga 100 mu isezerano rya kera. Mu mvano yaryo y'igiheburayo ryitwa shavati, usomye nyine muri Bibiliya y'igiheburayo. Ariko wakurikirana mu isesengura ndimi ugasanga iryo jambo shavati rihinguka mu gifaransa ryitwa chômage, rikatugeraho mu kinyarwanda ryitwa kubura icyo ukora kuko nta kazi. Risobanura ngo ubwo imirimo yindi yari irangiye, cyane cyane barikoresha bavuga hariya mu isezerano rya kera mu itangiriro ngo Imana ikora ibintu byose mu minsi 6, ibyo yagombaga gukora yateguye muri gahunda yayo birangira ku munsi wa 6. Ni nko kuvugana no ku munsi wa 7 habaho chômage kuko ibikorwa byo gukorwa byari birangiye. Imana iraruhuka. Uwo munsi rero uhumugisha kubera gutekereza no kwitegereza imirimo y'intoke zayo z'ibintu yakoze mu minsi 6. Ibyo bifite icyo byasuraga ku buruhukiro bukomeye Imana izagenera abantu muri Kristo Yesu. Turaza kubireba. Noneho mu Kigiriki ho baryita saba cyangwa sabaton, bisobanura repo, ikiruhuko. Ariko kuvuga ko Imana yaruhutse imirimo yayo kandi n'abinjira muri yo baruhuka imirimo yabo. Imana rero yashyizeho umunsi wa 7 kuba isabato, akaba ari umunsi yategetse ko abantu bagomba kuwuruhukaho, ariko yaje gushyiraho n'indi minsi itegeka abantu ngo nayo ibabere ibiruhuko. Tubibona mu Balewi igice cya 23
umurongo wa 23 kugeza 25. Turagerageza kugenda tugira imirongo myinshi dusoma kugira ngo twakire neza izi nyigisho dufite ibihamya bifatika bya Bibiliya. Abalewi 23 dusomye ku murongo wa 23 n'ubundi turumva ijambo ry'Imana ritubwira. Uwiteka abwira Mose ati, bwira Abayisiraheli uti, mu kwezi kwa 7 ku munsi wako wa mbere hajye hababeraho umunsi wo kuruhuka, ube uwo kubibukisha, muwurangishe kuvuza amahembe, muwuteraneho guterana kwera, ntimukagire umurimo w'ubugaragu muwukoraho, kandi mujye muwutambiraho Uwiteka ibitambo bikongorwa n'umuriro. Amen. Aya ni amagambo Imana yabwiye umugaragu wayo Mose. Kubera gukiranirwa kw'abantu no gucumura kwa Adamu na Eva ntabwo byakomeje kubabera amahiri. Turaza kugenda tubireba rero muri iri jambo turi kwiga kugira ngo dusobanukirwe neza icyo Imana ishaka kuvugana natwe muri aya magambo. Tibyabahiriye, ahubwo bagiye bahura n'ingorane zitandukanye kubera gukiranirwa kwabo. Ari nacyo cyatumye Imana itegura ubundi buryo ariko bwo mu mwuka bwo kuruhuramwo abantu. Uzasanga rero mu gihe cya Yesu Kristo nitubigeraho Abayuda baragiye nawe impaka cyane kuko babonaga atari kugendera mu murongo mu Kigiriki ryo ryitwa saba cyangwa sabaton, uritondaguye, kuruhuka. Noneho rero bivuga ngo Imana nyine iraruhuka ariko igenera n'abantu uburuhukiro. Nicyo gituma rero dukwiriye kwiga ijambo ry'Imana neza. Nta mpamvu nta n'inyungu twagira mu kurwanya Imana mu mategeko yayo, nta nubwo dushaka kwinezeza ku itegeko runaka kugira ngo turyikubitireho umunyago turishyire ku ruhande ngo ritatugora. Hari ibindi byinshi twakagombye guhita mw'iryo twiruhuraho, kubera yuko nkurikije ibyo dukorera Imana ntabwo iri tegeko ari ryo twari gushyira ku ruhande ngo ritunanire imbere y'andi mategeko 9 asigaye. Ariko ni ukureba nyine icyo Umwuka Wera dutegeka mu isezerano rishya n'uburyo iri jambo sabato dushobora kuryubahiriza neza. Noneho rero iyo turebye dusesenguye mu byanditswe byera tubona ko hari andi masabato Imana yashyizeho. Uwo munsi wa 7 kuba isabato akaba ari umunsi yategetse ko abantu bagomba kuwuruhukaho, ariko yaje no gushyiraho n'indi minsi itegetswe abantu ngo nayo ibabere ibiruhuko, ibabere amasabato. Kugira ngo mwumve neza ibyo tugiye kuvuga kuri iyi ngingo, tubanze dusome mu gitabo cya 3 cya Mose cyitwa Abalewi igice cya 23. Turahera ku murongo wa 23 tuhasoma amagambo atwereka urutonde rw'indi minsi Imana yabategetse ubwayo ngo bajye bayiruhukaho. 23 guhera ku murongo wa 23 haravuga ngo, Uwiteka abwira Mose ati, bwira Abayisiraheli uti, mu kwezi kwa 7 ku munsi wako wa mbere hajye habaho umunsi wo kuruhuka, uwo kubibukisha, muwurangishe kuvuza amahembe, muwuteraneho guterana kwera, ntimukagire umurimo w'ubugaragu muwukoraho, kandi mujye muwutambiraho Uwiteka igitambo gikongorwa n'umuriro. Uwiteka abwira Mose ati, ariko umunsi wa 10 w'uko kwezi kwa 7 niwo munsi w'impongano, ujye ubabera uwo guterana kwera, mujye muwibabarizaho imitima, muwutambireho Uwiteka igitambo gikongorwa n'umuriro. Ntimukagire umurimo wose mukora kuri uwo munsi w'impongano muhongererwaho imbere y'Uwiteka Imana yanyu. Umuntu wese utazibabaza umutima
kuri uwo munsi azakurwe mu bwoko bwe. Kandi umuntu wese uzakora umurimo wose kuri uwo munsi nzamurimbura mukure mu bwoko bwe. Ntimukagire umurimo wose muwukoraho, iryo ribaye iri tegeko ridakuka mu bihe byanyu byose no mu buturo bwanyu bwose. Ujye ubabera isabato yo kuruhuka, mwibabaza imitima, mujye muziririza iyo sabato muhereye nimugoroba ku munsi w'uko kwezi wa 9, mugere nimugoroba ku munsi wa 10. Uwiteka abwira Mose ati, bwira Abayisiraheli uti, umunsi wa 15 w'uko kwezi kwa 7 aba ari wo mutangiriraho kuziririza Uwiteka iminsi mikuru 7 y'ingando. Ku munsi uyitangira hajye habaho guterana kwera, ntihakagira umurimo w'ubugaragu muwukoraho. Mumara iminsi 7 mujya mutambira Uwiteka ibitambo gikongorwa n'umuriro. Uwa 8 ujye ubabera uwo guterana kwera, mu gutambireho Uwiteka ibitambo bikongorwa n'umuriro. Ube uwo guterana mwitonze, ntimukagira umurimo w'ubugaragu muwukoraho. Iyo niyo minsi mikuru y'Uwiteka mukwiriye kuranga ko ari iyo guterana kwera, ngo mujye muyitambiraho Uwiteka ibitambo bikongorwa n'umuriro, igitambo cyoswa n'ituro ry'ifu n'igitambo kandi n'amaturo y'ibyo kunywa n'ituro ryose n'igitambo cyose ku munsi wacyo. Ibyo ntibigakureho kuziririza amasabato y'Uwiteka no gutura amaturo yanyu, ayo muhiguza imihigo yose n'ayo muturisha Uwiteka yose n'imitima ikunze. Amen. Nshatse gusomera rimwe aya magambo kugira ngo ibyo maze kuvuga bishobore kumvikana neza, tugende tubisobanura ijambo kurindi nk'uko umwuka wera w'Imana dushoboza. Iyi nyigisho ntikwiriye kugira uwirambira atamenye neza intego dushaka kugeza habayoboke ba Kristo Yesu bo mu isezerano rishya, kuko nitwe turiho none, abakera bari mu byabo, natwe rero ubu turi mu gihe cyiza cy'umunsi w'agakiza twazaniwe na Kristo Yesu. Uko iyo minsi rero yari itegetswe, umunsi wa mbere w'ukwezi kwa 7 wari umunsi w'isabato. Byari itegeko ko bateranira hamwe ngo batambe ibitambo bikongorwa n'umuriro nk'uko twabisomye. Noneho umunsi wa 10 w'uko kwezi nawo wari umunsi w'isabato wo kuruhuka. Bagombaga guteranira hamwe bakaruhuka. Uwo munsi witwaga umunsi w'impongano. 3. Ku munsi wa 15 w'uko kwezi kwa 7 Abayisiraheli bose bagiraga isabato yo kuziririza iminsi mikuru y'ingando. Iyo minsi yagombaga kuba 7 icyumweru cyose, kuva kuri 15 kugeza kuri 23 z'uko kwezi yari iminsi y'isabato, ari cyo kiruhuko. Tubonye ko hari iminsi 4 ariyo kuwa mbere, kuwa 10, kuwa 15 no kuwa 23. Yose yari amasabato kandi yategetswe n'Uwiteka. Noneho rero, niba umunsi wa mbere wari sabato, twari dukwiye no gutekereza kuwa 10 no kuwa 15 no kuwa 23, ko yose yari amasabato agomba kuziririzwa, ko yose yavuzwe n'Imana rurema, ikavuga iti ntimukazabure kuziririza amasabato yanjye. Twabisomye, ntimukabure kuziririza amasabato yanjye, apana isabato yanjye, amasabato yanjye. Byanditswe no muri Ezekiyeli igice cya 22 umurongo w'8, ntimukabure kuziririza amasabato yanjye. Niba rero amasabato yari menshi, birumvikana ko abashaka kuruhuka isabato ngo banezeze Uwiteka Imana bakwiye kuyaruhuka yose nk'uko yategetswe. Nibwo baba bubahirije amategeko agenga sabato. Niba rero bidashoboka, buri wese yarakwiriye kureka kwizirika ku byo Yesu yatubohoyeho. Amen. Hari ibintu Yesu yatubohoyeho kugira ngo adukize ingoyi. Nicyo gituma umwanditsi
umwe mu banditsi b'isezerano rishya witwa Pawulo yavuze ngo Kristo yaducunguriye kugira ngo adukize umuvumo w'amategeko, adukize imiruho y'amategeko, ariko ibyo ntibivuga ngo duhere ko tubohoke ku bintu byose dukora ibyo twishakiye. Ntabwo turiho bunyamaswa, dufite gutekereza kwa Kristo mu buzima bwacu, ariko hari ibintu bimeze nk'imivumo y'amategeko, kuko muri iri tegeko sabato abantu baricwaga batewe amabuye kubera guteshuka gatoya kuri iri jambo sabato cyangwa ku masabato. Yesu yarakoze, akwiye guhabwa icyubahiro, aragahora ku ngoma. Noneho rero niba tutashobora kwizirika kuri ibyo byose ngo tubishobore, dukwiriye kumenya neza tudashidikanya ko tubashishwa byose na Kristo wenyine watuboneye gucungurwa kwiteka. Mu byanditswe byera n'ubundi hatwereka ko umwaka wa 7 wari isabato. Uwo mwaka ntibemererwaga guhinga umurima n'umwe mu gihugu cyabo, kuko ubutaka nabwo bwagombaga kuruhuka ihingwa umwaka umwe. Ni umwaka wa 7 babaraga imyaka 6 bahinga, umwaka wa 7 mu mwaka wa 6 ujya gushira bagombaga guhunikamo ibyo bazarya umwaka wose wa 7, kuko cyaraziraga kikaziririzwa kuko zisuka mu butaka mu mwaka wa 7. Wari umwaka witwa sabato y'Uwiteka. Wabisoma mu Barewi ibice 25 umurongo wa mbere kugeza ku wa 6. Iki gice rero twavugaga ku byerekeranye n'amasabato akwiye kuziririzwa Uwiteka, byategetswe n'akanwa k'Imana imwe yavuze ngo wibuke kweza umunsi w'isabato, nayo yavuze ngo ntimukabure kuziririza amasabato yanjye yose. Igice tugiye kwiga kiravuga ngo noneho kuruhuka isabato niki. Twari turi kukivuga ngo isabato nyirizina ubwayo niki, nicyo tumaze kuvuga. Kuruhuka isabato rero niki? Bibiliya yerekana mu buryo bweruye uko abantu bakwiriye kuruhuka isabato mu isezerano rya kera. Dusomamo byinshi ku byerekeye itegeko ryo kuruhuka isabato. Dusomye mu gitabo cyo Kuva ibice 35 umurongo wa mbere n'uwa 3, tugasoma Abarewi ibice 26 umurongo wa 33 kugeza 36, tugasoma Kubara igice cya 15 umurongo wa 32 kugeza 36, tugasoma Yeremiya ibice 17 umurongo wa 21 kugeza 27. Nta mwanya twabona wo gusoma iyo mirongo yose. Nyivugiye kugira ngo abaduteza amatwi muri kutwumva mushobore kujya mufata umwanya mukore etide, musome iyi mirongo yose kugira ngo mwumve ibyo tuvuze kuri iki gice icyo bishaka kudusobanurira, dushingiye ku byanditswe byera, tutagendera ku marangamutima ya kimuntu ngo Kanezi yarabivuze ku bwende bwe. Oya, ntacyo ndicyo cyo kwiha kuvuguruza amagambo y'Imana. Ikindi kandi tutagendeye ku marangamutima y'ikinyedini, dukwiriye kuba turi abantu basobanukiwe neza icyo Bibiliya ivuga. Ariko nubwo ibyo biruhuko byari itegeko, nyamara byari bibashaririye cyane kubera izi mpamvu zikurikira. Ndagira ngo mwumve neza kandi rwose nk'abantu b'Imana dusobanukirwe neza. Ndabizi ko iri somo tuzajya kurirangiza ry'amategeko 10 y'Imana, umukristo yumva niba ari we cyangwa niba atari we, niba yumva yibereyeho kinyedini cyangwa niba yumva ari mu baturage b'ijuru. Ntitukayobe, ntitugakine n'ibintu by'Imana. Turi kwishyira mu bwishingizi bukomeye bw'ahazaza hacu. Nicyo gituma tugomba kwita ku mabanga yera y'Imana yatumenyesheje, bigatuma yandikisha Bibiliya mu ndimi zose, igahinguka no mu rurimi rwacu rw'Ikinyarwanda, kugira ngo natwe abumva Ikinyarwanda n'abakivuga dushobore kumenya icyo Data wa twese wo mu ijuru waturemye ashaka kuvuganira natwe mu byanditswe byera. Noneho rero byari bibashaririye biriya biruhuko ku mpamvu zikurikira. Iya mbere, baziririzaga isabato kuva izuba rirenze, ni ukuvuga ku munsi wa 6 saa 12 kugeza ku wa 7 saa 12 nanone. Icyo gihe bagombaga kuba bigengesereye cyane,
kuko babaga banacunganyishije ijisho bagira ngo barebe yuko ari umuntu uteshuka no kuri gatoya bahite bamutora k'amazi. Nta mpuhwe nta parido bari bafite ku muntu babonye ateshutse mwayo masaha 24 yitwa amasaha y'isabato. Yewe bakareba niba nta nakotsi kazamutse mu nzu y'umuntu ngo bibaze impamvu umuntu acanye ku munsi w'isabato. Byari bikomeye cyane. Icya kabiri, bagombaga kuguma mu mazu yabo kugeza ku masaha 24. Uwo munsi wa karindwi wari uwo kuruhuka gusa. Ntibagombaga guterana hamwe cyangwa ngo bakore umunsi mukuru. Ibyo by'iminsi mikuru n'ibindi bagiraga iminsi yabyo, ariko wari umunsi witwa kuruhuka. No gukora urugendo, uzasanga hari ahantu henshi muri Bibiliya bavuga ngo ni urugendo nk'urwo kugendwa ku isabato. Ni ukuvuga ko zari ingendo zifite umupaka zitagomba kurenga. Hari iminota, hari kilometero, hari imetero batagombaga kurenga ku munsi w'isabato. Babaga rero bacunganye, baba babiteshutseho bakicishwa amabuye. Nta wari wemerewe kugira umurimo n'umwe akora kuri uwo munsi, habe no gucana mu ziko. Murumva ko rero hari ingorane zikomeye, kandi abashoboye nyine barabyubahirije, abo binaniye bakabica. Icya kane, abatabyubahirizaga bahabwaga ibihano bikarishye, harimo no kwicwa ndetse urupfu rwo kwicishwa amabuye. Ibyo tuvuze wabisoma mu kitabo cyo kubara ibice 15 umurongo wa 32. Ikitonderwa, Abisiraheli bigeze banga kuruhuka isabato y'ubutaka y'umwaka wa karindwi umwe gusa. Bahabwa igihano gikarishye cy'Imana cyo kujyanwaho iminyago, bamburwa igihugu cyabo, bajyanwaho iminyago mu gihugu cy'i Babuloni imyaka 70 y'igihano. Reba izo nshuro igihano cyo kutaruhuka umwaka umwe uburyo kibahesheje kubona igihano cyo kwamburwa igihugu cyabo imyaka 70. Yesu mwami, Yesu yarakoze pe. Ibyo ngibyo wagira ngo wenda nibyo twivugira gusa. Wabisoma mu Barewi ibice 26 umurongo wa 34 n'uwa 35. Ukabisoma muri Ezekiyeli ibice 22 umurongo w'8 n'uwa 26 n'uwa 31. Aho niho hatubwira ko banze kuruhuka isabato y'ubutaka umwaka umwe, bahanishwa igihano cyo kwamburwa igihugu, bafarwa amateka n'ingabo z'i Babuloni, maze babambura igihugu cyabo babagira abaretwa. Benshi bajyanwaho iminyago muri Babuloni, bamara imyaka 70 bari mu nkoni y'Imana. Imana ni seriye rero, abajya bivugisha ngo mfeke ngo wenda Imana izatubabarira, ngo izaca inkoni zama, ngo izagira gute. Ibizadutera kubana nayo yabidushyiriye ahabona hakiri kare, kugira ngo dushobore kuzabana nayo. Nibitunanira nyine kupuratika no gushyira mu bikorwa ibyidushakaho, nyamwanga kumva ntazanga no kubona. Bavandimwe, torero ry'Imana, bantu b'Imana dusohoyeho n'igihe cy'isezerano rishya, dukwiriye kubera amaso ibyo twigishwa kugira ngo dushobore gutunga ubukristo bw'ubwenge. Amen. Njya nshima Imana cyane iyo nkomye agatima ku bukristo bwanjye nahawe na Kirisitu. Kuva mu buto bwanjye ndi umwana w'ingimbi kugeza uyu munsi wa none, nkaba numva narigishijwe neza amabanga y'Imana. Binaniye naba nzize ubugoryi bwanjye, ariko nta kimana itakoze kugira ngo nsobanukirwe neza ibituma nzabana n'Imana, ibituma hakurya y'urupfu nzaba ndi muri fiyeri yo kunezererwa ubwami bw'Imana, kuko nabukoreye ngabuhirimbanira. Kandi ibyo mbihuriyeho namwe n'abandi bakunda umwami wacu bataryarya. Icyubahiro kibi kiyaduhamagaye. Amin. Noneho rero ibi ngibi biteye ubwoba. Iyo tukigira ingorane bigakomeza gutya bikadukururukiraho natwe abanyamahanga, tugategekwa biriya bintu byose, ntekereza yuko bari kuzabona ijuru ari imbarwa. Ibi rero birashaka kutwigisha iki? Abashaka kunezeza Imana rero kubwo kuruhuka isabato muri iki gihe, ntabwo mbakonda na simbacira urubanza, ariko nibasome neza iyi mirongo yose, ubundi baruhuke
amasabato yose, bakurikiza amategeko yose ayigenga, kuko arahari, aranditse neza ku rutondeko rwa Bibiliya, amategeko agengera ijambo sabato n'agenga nyine ibiruhuko, nguko sabato ari ikiruhuko, kuko iyavuze isabato imwe niyo yavuze amasabato. Ubwo rero nitudatega amatwi neza ngo twumve icyo Kristo Yesu yavuze ubwe ku isabato, twazahera mu gihirahiro cyo kwihambira ku byo tudashoboye na ba sogokuruza bacu ntibabishoboye. Ikindi gice tugiye kwiga kandi nacyo cy'ingirakamaro, twavugaga ngo kuruhuka isabato rero ni iki? Ni ukuruhuka n'amasabato. Noneho twiga iki gice kivuga ngo ni bantu ki bategetswe kuruhuka isabato kandi babitegetswe mu gihe ki. Iri jambo sabato dutangira kuribona mu gitabo cyo Kuva ibice 16 umurongo wa 23 kugeza ku wa 30. Aha ni imbere y'ishingwa ry'amategeko 10 ku musozi wa Sinayi, kuko ibyo shingwa ry'amategeko 10 twabisomye mu gice cya 20, ariko ijambo sabato risohoka mu kanwa k'Imana ku Bayisirayeli ni mu Kuva ibice 16 umurongo wa 23 kugeza 30. Reka dusome, nababwiye ko turaza kujya tugenda dusoma imirongo imwe imwe kugira ngo abadashobora kwisomera nabo tubafashe, nubwo tutasoma ibikubiye muri iri somo byose ngo tugende dusoma Bibiliya. Icyakora ndajya mvuga imirongo imwe, noneho muzashobore kugenda namwe mukora ubushakashatsi mu byisomere, muhinyuza amagambo yanjye niba hari ibikabyo birimo cyangwa niba ntabyo. Kuva 16 umurongo wa 23 haravuga ngo, arababwira ati, ibyo nibyo Uwiteka yavuze ati, ejo uzaba umunsi wo kuruhuka, isabato yejerejwe Uwiteka. Mwotse ibyo mushaka kotsa, muteke ibyo mushaka guteka, ibisagutse mubibike birare bigeze mu gitondo. Noneho rero dukomeze dusome murongo wa 24. Barabiraza bigeza mu gitondo nk'uko Mose yabategetse, ntibyanuka ntibyagwa inyo. Mose arababwira ati, uyu munsi murye ibi, kuko none ari isabato y'Uwiteka, uyu munsi ntimubibona mu gasozi. Mu minsi 6 mujye mubiteranya, ariko wa 7 niwo sabato, kugira ngo kuri uwo munsi ntibizajya biboneka. Umva nawe murongo wa 27. Maze ku wa 7 bamwe mu bantu bajya kubiteranya, barabibura. Uwiteka abwira Mose ati, muzageza he kwanga kwitondera amategeko yanjye n'ibyo nategetse? Dore ubwo Uwiteka bahaye isabato, nicyo gituma ajya baha ku munsi wa 6 imitsima y'iminsi 2. Umuntu wese agumaho ari, ntihakagire umuntu uvaho yarari ku wa 7. Nuko ku wa 7 abantu bararuhuka. Amen. Urumva Imana niseriye ku bintu byayo. Aha ni mu gihe bari batunzwe n'amanu. Imana niho rero nk'uko nari mbivuze yabahaye isabato muri iki gitabo cyo Kuva ibice 16. Irababwira ngo ku munsi wa 6 nimujya gutoragura amanu mu gasozi, mujye mutora iby'iminsi 2. Noneho kuko ku wa 7 mutazabibona, nanjye sinzabishumura, sinzabirekura ku munsi wa 7. Ku wa 6 mujye mutora iby'iminsi 2, murye ibyo ku munsi wa 6, ibindi mubiraze, ntacyo bizaba. Uwiteka asa n'ubaremeye firigo yo mu buryo bw'ubumana bwe, kugira ngo bitanuka bitabora. Nyamara iyo babitoraga bakabiraza ku wundi munsi, kubera umururumba abantu bagira, hari uwageraga agatoragura. Imana yarabwiye ngo bajye batora ibyo barya uwo munsi gusa, ntibakagire ikintu na kimwe kirengaho
igaburo ry'uyu munsi. Muribuka ko na Yesu yigisha abantu gusaba ibyo kurya, ntiyigeze avuga ngo uduhe none ikigega cy'ibiryo, uduhe none ibyo duhunika, uduhe none imifuka y'imiceri, uduhe none imifuka y'ibirayi. Yarabwiye ati data mujye musenga mugira muti uduhe none ibyo kurya by'uyu munsi setu, ubwo ibyejo bibara abaryari abejo. Noneho rero abantu rero bari gusaba noneho ibyo kurya by'imyaka 10 iri imbere yabo, bagasaba ibyo kurya by'umwaka wose, bagasaba ibyo kurya by'ukwezi kose. Ariko isengesho databuje yatwigishije, nubona yaguhaye ibyo kurya by'uyu munsi, wiraza umutima mu kwahwa ngo ejo nzarya iki, dore ko yanarwiyamye avuga ngo ntimukiganyire mutekereza iby'ubugingo ngo ejo tuzarya iki. Timwasabye iby'uyu munsi murayi mwiganyira se ntimwariye, iyatumye murya none nejo muzarya. Nihitamo kubajyana mu ijuru banyujije mu nzara, ejo izabima ibiryo nejo bundi burya ni mu mara iminsi 10 muzaba munogotse mu musangi. Niba ariko abishaka, ariko ntitugatinde ku bintu. Niba turi abantu b'Imana tukaba abana b'Imana, rwose mureke tubebo turya ibyo kurya by'Imana, kandi kuba abantu b'Imana tubivive tubibemo mu izina rya Yesu. Naho guhagarika umutima ngo abandi bafite ibi, nusanga aho bahonitse iby'umwaka wose, nusanga aho bahonitse ibigega n'ibigega, uraruhagaritse umutima. Uduhe none ibyo kurya by'uyu munsi. Naha rero bitangirira kuri aya magambo turimo twiga. Mujye mutoragura manu z'uwo munsi. Hari abagiye bazitora bagatora izirenze z'umunsi umwe, izabananiye batariye bugacya mu gitondo zaje mwinyo zaboze. Ariko ku munsi wa gatandatu ibaha uburenganzira ngo mujye mutora iz'iminsi 2. Izo rero zihura n'isabato zo ntizaboraga, baraziryaga no ku isabato bakazirya. Kandi apana kuzotsa ku isabato cyangwa kuziteka ku isabato, ngo mujye mwotsa ibyo mwotsa, muteke ibyo muteka byo muri manu, mubiraze bitetse, hatazagira ucana mu ziko ku isabato. Bene data, ibi bintu ntabwo byari byoroshye. Kandi koko no kujya mu ijuru nabyo ntibyoroshye, ariko umwami nyir'igihugu tujyamo akatubwira ngo umutwaro nyamara mbakorera nturemera, nitwe twiremereza, ariko gukiranuka biremera n'ukuri kuba inkoramutima zayo mu izina rya Yesu. Noneho rero nk'uko tubisomye muri aya magambo, ni mu gihe Abisiraheli bivovoteye Mose kubwo gusonza Uwiteka akabaha manu. Ibyo nibyo twari tumaze gusobanura. Aho hari imbere gato y'ishingwa ry'amategeko yo kuri Sinayi. Hanyuma rero Imana yaje kuvugana na Mose ku musozi wa Sinayi, imuha amategeko 10 arimo no kuruhuka isabato, nk'uko twabisomye dutangirira isomo mu gitabo cyo kuva igice cya 20 murongo wa mbere kugeza ku wa 11. Twibuke ko mbere gato yari yarategetse isabato. Iyo sabato ikaba yarategetswe Abayisiraheli gusa, kandi mu gihe kirekire nibwo bayisobanukiwe neza. Nanone tubona ko iyo sabato Imana yavuze ko ari ikimenyetso hagati yabo n'Imana, hagati y'Abayisiraheli gusa n'Imana. Ntabwo ari ikimenyetso cy'Imana hagati y'Imana n'abanyamahanga, ni hagati y'Abayisiraheli gusa n'Imana. Wabisoma mu gitabo cyo kuva ibice 31 umurongo wa 12 kugeza 17, ukabisoma muri Ezekiyeli igice cya 20 umurongo wa 10 kugeza ku wa 12. Niyo mpamvu kuruhuka isabato kuri twe abanyamahanga nta sano bifitanye n'agakiza k'ubuntu kabonerwa muri Kristo Yesu. Dukwiriye kumenya neza uburyo butatu abantu bagabanijwemo kuruhuka isabato. Mbisubiremo, kuri twe abanyamahanga batavuka kwa Aburahamu nta sano bifitanye n'agakiza k'ubuntu kabonerwa muri Kristo Yesu. Tuzabyinjiramo iri tegeko ndituryiga umunsi umwe ngo turirangize, ariko tuzajya kurangiza amagambo yose nateguye kubwira itegeko nshingiye ku byanditswe byera n'umwuka wera w'Imana, dusobanukiwe neza icyo Imana ishaka kuvuganira natwe mu byanditswe byera. Nicyo cyatumye iduha Bibiliya mu rurimi rwacu twumva neza, ihabwa icyubahiro. Dukwiye kumenya neza uburyo butatu rero abantu bagabanijwemo, ni ukuvuga
abayuda bene Aburahamu, abanyamahanga, abandi baturage bose bo kwisi basigaye batavuka kwa Aburahamu, n'ubundi bwoko bwitwa itorero rya Kristo Yesu. Ni ibice bitatu biri mu isi. Hari bene Aburahamu, abayuda cyangwa abayisirayeli, hari abanyamahanga, abatavuka kwa Aburahamu twese, harimo abapagani n'abakirisitu. Noneho hari n'ikindi gice gisa n'igihishwe cyitwa itorero ry'Imana, ribonerwa muri Kristo Yesu. Ni ibice bitatu rero, kandi buri gice gifite amabwiriza yacyo. Ibyo nabyo uburyo abantu bagabanijwemo tubibona mu rwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Abakorindo, ibice 10 umurongo wa 32. Mu gihe cya Mose, Imana yategetse abayisiraheli kuziririza isabato. Byari ngombwa rero ko abayuda bubahiriza iryo tegeko ry'Imana, kugeza ubwo Kristo yaje mu isi ariko aruhura. No mu gihe Imana yashakaga kubakuraho iryo tegeko, nabwo yarabibamenyesheje ibinyujije ku muhanuzi Hoseya, mu gice cya 2 umurongo wa 11 kugeza 13. Reka dusomaho muri Hoseya igice cya 2 umurongo wa 11 kugeza 13. Twe kuvuga ibintu byose tutanyuzamo ngo dusome n'ijambo ry'Imana mu mirongo ya Bibiliya. Hoseya igice cya 2 umurongo wa 11 haravuga ngo, nicyo kizatuma nisubiza imyaka yanjye mu isarura na vino yanjye mu gihe cyayo, kandi nkamwambura ubwoya bw'intama bwanjye n'imigwegwe yanjye byari bikwiriye kwambikwa umubiri we. Kandi ubu ngiye kugaragariza imbere y'abakunzi be ubushizi bw'isoni bwe, nta n'umwe uzamunkura mu maboko. Noneho ibyo twari gusoma ku murongo wa 11, turebe haruguru ku murongo wa 10. Ku murongo w'8, nicyo gituma ngiye kuzitiza inzira ye amahwa, kandi nkabaka uruzitiro kugira ngo atabona aho anyura. Azakurikira abakunzi be ariko ntazabashyikira. Kubera imyandikire imwe n'imwe ya Bibiliya zigiye zandikwa mu bihe bigiye bitandukanye, hari imirongo imwe n'imwe yo muri Bibiliya igenda igarukira hamwe mu yindi verisiyo, ikaba nabwo ishakirwa ahandi. Bityo rero iri jambo ndarigarukaho mu wundi mwanya kugira ngo dusobanukirwe neza icyo turi kuvuga, hatagira abazinutswa n'ijambo ry'Imana n'iyo myandikire ya za Bibiliya. Ibyo rero Hoseya yabahanuriye byari ngombwa ngo bazabone yuko Imana yakuyeho amasabato kandi kabibatangariza. Niba rero ivuga ngo nzakuraho amasabato yawe, ni ngombwa ngo isohoze amagambo yose ava mu kanwa kayo. Bibiliya ijambo ry'Imana rero niryo rigenda ridusobanurira neza iby'aya magambo. Ni mu gihe ki Imana yakuyeho amasabato n'iby'idini mu Bayuda? Ni akandi gace tugiye kwiga. Ni mu gihe ki Imana yakuyeho iby'isabato cyangwa amasabato n'iby'idini mu Bayuda? Mu gihe cy'uyu muhanuzi Hoseya, Uwiteka yabwiye uwo muhanuzi ngo yite abana be Roruhama, risobanurwa ngo nzabagirira imbabazi,
undi amwita Ro-ami, rivuga ngo nti muri ubwoko bwanjye. Icyo gihe Abayisiraheli bari bariyononye bikabije, barateshuka mu mategeko y'Uwiteka, bituma Imana ifata uriya mugambi wo kubareka. Kandi no mu gihe Yesu yazaga mu isi ndetse avukiye muri bo, ntibamwemeye ko ari we Mesiya, cyangwa ngo bemere ko ari umwana w'Imana isumba byose, akaba n'umucunguzi wabo. Yohana igice cya 1 umurongo wa 11 haratubwira ngo yaje mu bye, abe ntibamwemera. 12 akatubwira ngo nyamara abamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Ibyo Hoseya yabahanuriye byabasohoyeho kuva muri kiriya gihe bahakanaga Kristo ko ari Mesiya, bakamubamba ku musaraba. Imana izongera kubita ubwoko bwayo nk'uko Hoseya yabihanuye, bazongera bitwa ubwoko bw'Imana, ari uko itorero rya Kristo ryakuwe mu isi, ririya bahinyuye, ririya bahinyura yuko abizeye Kristo ngo bashingiye ku muntu w'ikivume. Umunsi abo ngabo bagikristo, abo ngabo bizera Kristo bakitwa umugeni we, nibamara gukurwa mu isi, Isiraheli zahindukirirwa kujya gutangarizwa ko Mesiya basekuruza babambye ari we wari we nyakuri. Kubera ibyago byinshi bazahura nabyo mu gihe cya Antikristo, bazahindukirira Mesiya bahakanaga. Bivugwa muri Yesaya ibice 66 umurongo wa 19 kugeza 23. Noneho rero nk'uko twabivuzeho, isabato ni ikimenyetso cy'isezerano ry'Imana n'Abayisiraheli gusa. Niba rero hari undi wahirimbanira kubahiriza iryo sezerano, birakwiye ko mu gihe byamunanira kubyubahiriza yitegure kwicishwa amabuye, kuko nicyo cyari igihano cy'uwo byananiye. Kandi ubwo bigenze bityo, Kristo yaba yararuhiye ubusa. Kandi ibyanditswe byera biduhamiririza ko yazanwe no kugira ngo adukize umuvumo w'amategeko na ziriya mfu abantu bicwaga kubera kunanirwa isabato. Ubisoma mu Bagalatiya ibice 3 umurongo wa 13. Imana yaremye ibintu byose mu minsi 6, ku wa 7 iraruhuka. Icyo dukwiriye kwibaza niki: ese koko Imana yari inaniwe? Kuruhuka kw'Imana gufite icyo kutwigisha. Kwari ukugira ngo abantu bakoresha umunsi wa 7 mu kuruhuka. Kuba umuntu yatekereza ko Imana yari inaniwe byaba ari intekerezo nyine za kimuntu. Ntabwo yananirwa nk'abantu, ahubwo ni nuko yari inejejwe n'imirimo y'intoke zayo. Isabato rero ikaba yari urugero rw'umunezero mwinshi dufite muri Kristo Yesu. Muri we twararuhutse mu gihe umunsi utari warashoboye kuturuhura. Amagambo menshi yo mu isezerano rya kera ni ingero z'imigisha itangaje itagira akagero dufite muri Kristo Yesu. Abakolosayi ibice 2 umurongo wa 16 na 17. Ubwo Abayuda bagishaga Yesu impaka kubw'isabato, yarababwiye ngo isabato yabayeho kubw'abantu, abantu sibo babayeho kubw'isabato. Mariko ibice 2 umurongo wa 27 n'uwa 28. Aha Yesu yavuze amagambo yamwanditsweho mu isezerano rya kera. Ntabwo dusoma ko mu gihe cya Kristo abantu bakomeje kuruhuka nk'uko babitegetswe n'Imana kera, ahubwo Bibiliya itwereka ko abantu barushijeho guhinyura Imana. Ibyaha biragwira mu Isiraheli no mu isi muri rusange. Ubwo abantu ntibashoboye kuruhuka ngo bagire ituze ryo mu mitima, kubera yuko ibyaha byari bigwiriye bibasatiriye, ahubwo ibiruhuko byabo biza gusigara ari imigenzo y'idini. Hari hategerejwe rero ushobora gutanga uburuhukiro bw'imitima nyabwo. Kandi Imana ishimwe ko yabonetse, uwo ni Kristo Yesu, umwana w'Imana isumba byose. Ahabwe icyubahiro
ubwe yavuze ko ari we buruhukiro bw'abamwizera ubwo yabitangazaga muri Matayo ibice 11 umurongo wa 28 agira ati mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Kondisiyo ni imwe gusa, mwemere kuba abagaragu banjye, munyigireho muzasanga ndi umugwaneza kandi noroheje mu mitima. Ati kuko kunkorera muzasanga bitanaruhije n'umutwaro ngewe nje kubakorera nturemera. Haleluya. Uwo ni we karuhura. Umwanditsi wandikiye Abaheburayo ibice 4 murongo w'8 yarababwiye ati iyo Yosuwa baruhura bivuga ngo igihe cya Mose na Yosuwa kiza gutanga uburuhukiro bwuzuye ngo Imana ntiyari kuvuga hanyuma ibyundi munsi ngo uwo munsi ni wo wuyu, ni umunsi wo mu buryo bw'Imana ubarwa mu myaka myinshi y'isezerano rishya. Uwo munsi ni igihe cy'isezerano rishya, niho abantu babonye uburuhukiro bwuzuye nyakuri. Turashima Imana. Turagira rero ngo mu wundi munsi cyangwa mu kandi kanya tuzakomeze tuvuga n'iki cyigisho ku isabato, ariko reka tube duhiniye hano kugira ngo tuzakomeze ubutaha. Imana ibaha umugisha kubw'iki gice mukurikiye mu izina rya Yesu Kristo watubereye karuhura. Amina.